Ishimwe Thierry uzwi nka TITI Brown ni umukinnyi wamenyekanye cyane mu Rwanda, naho NYAMBO Jessica ni umukinnyi wa film uzwi muri sinema nyarwanda. Amakuru y'urukundo rwabo yatangiye kuvugwa cyane mu ntangiriro za 2024 ubwo bagendaga basangiza abantu ku mbuga nkoranyambaga zabo amashusho n'amafoto yabo bari kumwe mu bikorwa bitandukanye. Aho ku itariki ya 14 Gashyantare 2024 ku munsi w'abakundana, TITI Brown na NYAMBO basangije abakurikira ku mbuga nkoranyambaga zabo amafoto yabo n'amashusho bari kumwe mu bwato. Kimwe mu bintu bikomeye byatumye abantu bemeza ko bari mu munyenga w'urukundo. Nyamara uyu munsi wa none aya mafoto na za video zamaze kuba amateka cyangwa se kera habayeho ku mbuga nkoranyambaga zabo. Uko haba kwa TITI cyangwa NYAMBO nta foto wapfa kubona bari kumwe bombi. Bya bindi byose bajyaga basangiza abantu bari mu munyenga w'urukundo, buri wese yabihanaguye kuri account ye. Ariko se ubundi byaje bite ngo bisange bari mu rukundo? Ubundi se uyu TITI na NYAMBO bamenyanye bate? Niki cyatumye bafata iki cyemezo gikomeye cyo gutandukana hejuru y'imishinga myinshi bakoranye ndetse niyo bateganyaga gukora turi buze kubabwira? Mbere yuko nkomeza, reka mbanze nguhe ikaze kuri iyi channel yacu. Kwibutsa gukora subscribe utarayikora no gukanda ku nzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibiganiro biryoshye binyura hano. Ikaze mwisi y'ibyamamare TITI Brown na NYAMBO Jessica. Mbere yuko tubabwira ibyerekeranye n'urukundo rwabo, reka mbanyuriremo amwe mu mateka magufi ku buzima bwa TITI Brown nuko yabaye icyamamare. Amateka y'ubuzima bwa NYAMBO yo twarayababwiye. Ushaka kureba icyegeranyo twamukozeho yajya muri description y'iyi video agakanda kuri link twabashyiriyemo. Ishimwe Thierry uzwi cyane ku izina rya TITI Brown ni umubyinnyi w'umunyarwanda wamenyekanye mu myidagaduro kubera impano ye idasanzwe mu kubyina. TITI Brown avuka mu muryango w'abana 8, akaba ari we mukuru iwabo. Avuga ko mama we amaze gupfa ari we wasigaye arera barumuna be 7, ku mubyeyi we umwe bari basigaranye ari we papa wabo yari yarahuye n'ubukene nyuma yo gutakaza akazi he, ari nabwo umuryango wabo wahise winjira mu bigeragezo by'ubukene. Akaba yarakuriye muri ibyo bigeragezo bitoroshye byatumye akora cyane atikoresheje kugeza ubwo abaye icyamamare n'agafaranga kagatangira kwinjira. TITI Brown yagiye agaragara mu mashusho y'indirimbo z'abahanzi bakomeye mu Rwanda no mu birori bikomeye by'abanyamuziki n'ibindi, ndetse nawe ubwe akunda gukora amashusho ye yihariye ari kubyina cyangwa ari gutoza abana kubyina akayasangiza abafana be. Kimwe mu bigeragezo avuga ko atazigera yibagirwa mu buzima bwe ni igihe kimwe mu mwaka wa 2021 ubwo TITI Brown yatawe muri yombi akurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana w'imyaka 17 nyuma y'urubanza rwamaze imyaka 2 yose. Ku wa 10 Ugushyingo 2023 urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwamugize umwere kuri icyo cyaha ndetse aza no gufungurwa. Uwo munsi nawe avuga ko atazawibagirwa mu buzima bwe, ndetse ashimira abantu bose bamubaye hafi kugira ngo abashe kurenganurwa. Cyane cyane ashimira Mutesi Scovia cyangwa mama urwa Gasabo, abinyujije mu magambo yanditse ku rukuta rwe rwa Instagram agira ati: bwa nyuma na nyuma mpuye na Scovia, sinzi ko nabona amagambo ashimira uyu mubyeyi angana n'uburyo yambaye hafi mu gihe nta cyizere nari mfite, akandwanaho atanzi, akambera ijwi ryageze aho ngewe ntabashaga kugera, akabana nanjye kugeza igihe nafunguriwe. Njyewe nk'umwana w'umuntu sinabura icyo mwitura, gusa Nyagasani azakumpera imigisha myinshi kandi azakomeze akwagure mu kazi kawe ka buri munsi. Warakoze cyane Scovia. Ayo niyo magambo akomeye TITI Brown yatangaje kuri Mutesi Scovia. Nyuma yo kurekurwa, TITI Brown yongeye kugaragara mu ruhando rw'imyidagaduro aho yagiye yitabira ibitaramo bitandukanye birimo nk'igitaramo cya Genesis Comedy gikunze kubera muri Kigali, aho yakiriwe icyo gihe n'abakunzi be bamugaragaje urukundo rukomeye. Mu mpera rero za 2023 bishyira 2024 hatangiye gusakara amakuru yuko yaba ari mu rukundo na NYAMBO Jessica uzwi nka Miss NYAMBO, ariko bombi bakunze kumvikana bavuga ko atari urukundo rwa Chérie na Chouchou ahubwo ari urwa Besto cyangwa se urw'ubucuti busanzwe. TITI Brown na NYAMBO rero bombi bagiye bakorana imishinga itandukanye ibyara inyungu, harimo nko kwamamariza ibigo bikomeye n'ibindi. Hari naho bagiye bagaragara bakinana filimi zitandukanye, ndetse
hari na YouTube channel nshya ya Nyambo Jessica aho bagaragaye bari kumwe mu mashusho yafashwe mu minsi ishize, bashishikariza abantu gukora subscribe kugira ngo bazabashe kujya bakurikira ibihangano byabo bari kumwe kuri iyo channel. Ibi rero byari byatumye benshi bemeza bidasubirwaho ko hari urukundo hagati yabo. Gusa nabyo TITI Brown yaje kubihakana, avuga ko ari akazi gusa, ko nta kindi kibyishe inyuma. Ariko ababazi neza bo bahamya badashidikanya ko bakundanaga bya nyabyo. Ndetse amakuru avuga ko ubwo TITI Brown yari afunzwe, Nyambo Jessica yamusuraga kenshi muri gereza, bikaba ariyo byakomeje gukongeza urukundo rwabo kugeza rugurumanye, buri wese ubazi akabibona hatitawe kuba barakomezaga kubihakana mu itangazamakuru. Gusa muri Mata 2024 TITI Brown yagaragaje amarangamutima akomeye y'urukundo afitiye Nyambo. Ubwo yamwifurizaga isabukuru y'amavuko, avuga ko yishimira kuba ari kumwe nawe mu buzima bwe. Nyambo nawe yagaragaje ko yishimira ubucuti afitanye na TITI Brown, avuga ko amufata nk'umuntu w'ingenzi mu buzima bwe. Ibyo byose byinshi babinyuzaga mu mafoto n'amavideo basangizaga abakurikira ku mbuga nkoranyambaga zabo. Mbere yaho gato kuri Saint Valentin mu mwaka wa 2024 ku munsi bakunze kwita uw'abakundana, TITI Brown na Nyambo basangije abafana babo amafoto n'amashusho basohokeye ku mazi bari mu bwato, mbese bari kurya ubuzima akaya mvugo igezweho. Hari n'abatatinya kuvuga ko TITI Brown yamaze gufata irembo, tutibagiwe n'amafoto yigeze gusakara bagiye wabo wa Nyambo kubasura. Hari n'ibindi bihe byiza bagiye bagirana tutarondora hano. Ese nyuma yo kumva ibi byose, ni waba uri ubwa mbere wumvise aba bantu ukaba ubamenyeye hano muri iyi nkuru turi kukubwira, wahera uvuga ko aba bantu badakundana? Nyamara amakuru ari gucicikana ku mbuga nkoranyambaga avuga ko TITI Brown na Nyambo Jessica bamaze gutandukana, ndetse iby'urukundo rwabo byahindutse amateka. Bimwe mu bimenyetso bari gushingiraho nuko TITI Brown yasibye amafoto ya Nyambo kuri konte ya Instagram yose, ndetse na Nyambo agasiba ayo ari kumwe na TITI Brown yose. Hari kandi n'amashusho yagiye ashyirwa kuri YouTube agaragaza ko aba bombi batandukanye, ndetse bamwe mu nshuti zabo bagaragaza agahinda batewe no gutandukana kwa TITI na Nyambo. Nyamara nubwo aya makuru akomeje gukwirakwizwa, na n'ubu ntaramenyekana neza icyateye gutandukana kw'aba bantu. Nta uramenya niba byaraturutse kuri TITI cyangwa kuri Nyambo. Uko dukora iki cyegeranyo, nta n'umwe muri bo wari wakagira icyo atangaza kuri ibi biri kubavugwaho. Hari n'abadatinya kuvuga ko mu minsi mike turi bwumve basubiranye. Bati ibyo bakoze byari kugira ngo bavugwe cyane mu itangazamakuru, kuko iyi ni imwe muri tekinike ibyamamare cyangwa abahanzi bakunze gukoresha iyo hari igihangano gishya benda gusohora. Abavuga ibi nabashingira ko TITI na Nyambo bari bamaze gutangaza ko bagiye gutangira gusohora filimi yabo izajya inyura kuri YouTube channel yabo baherutse gutangiza, nk'uko twabibabwiye tugitangira. Ese koko ukuri ni ukuyi? Reka dutegereze ba nyirabyo bazabyitangariza. Ari nako tugira ku musozo w'iki cyegeranyo twabakoreye ku nkuru y'urukundo rw'amayobera rwa TITI na Nyambo, rwabaye amayobera bavugwa mu rukundo, none rukomeje kuba n'amayobera bavugwa mu gutandukana. Niba hari amakuru mashya ufite kuri TITI na Nyambo arenze kuri aya tukubwiye, wajya muri comment ukayadusangiza, kandi wibike ukane no kuri subscribe, ukane no kunzogera kugira ngo utazacikwa n'ibindi biganiro byiza binyura hano kuri iyi channel. Bye bye.